turangije turareba kuko nasanze aryamye amaboko areba gutya ariko yarebeje amara yasohotse ari hanze tubireba dutyo tutisubuye umuntu umwishe gutya ninde ko nta muntu turimo kubona abana bakavuga ngo hari umugabo waruhara ati turasanga umusaza aryamishije urubavu amara ari hanze icyo nakoze ni sefata telefone mamagara abakobwa be n'uyu mugabo ndamuhamagara n'umuturanyi ko turaturanye n'uyu hano nuko byatugendekeye ubwo tukora gahunda gutyo kwa bwisone tumujyana kwa muganga none ubwo nibwo nyiva mu kazi nibwo nje mbisanga ngo byarangiye ntago nari mbese abantu bose baje bahasanga mpahagaze n'umushyitsi wamfashe ndi guhinda umushyitsi nimutambuke muze mbereka ibintu bitubayeho muri uyu mudugudu twabaho n'ibitubonye ikibazo turatambuka barareba nabo ntibamwegereye bagize gutya baramureba amara yose yasohotse ari hanze noneho hejuru y'amara hari ikintu nimba ari urura runini ntumbazi cyari cyasohotse yandi ari hasi byagiye hasi ikindi cyasohotse gitunereje gutya nuko abantu dore ngwino rwose ndabikwereka. Muri iki gihe tugezemo abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato kurangiza vuba kubura amasohoro cyangwa gahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe kugira ikibazo cy'ubushake buke kubabara umugongo wo hasi ndetse hari n'abo baviramo ubugumba abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo bakabura uko babigenza bakeneye muganga wizewe bakamubura bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire ariko bakaba barabuze uburyo igisubizo ni kimwe ni muganga Agape ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera kandi n'abafite ikibazo cya mibe igifu umugongo nabo turafasha bagakira kwa muganga Agape wahageze aba yakize. Turi mu rugo kwa nyakwigendera nkuru nziza umusaza wari usanzwe atuye mu karere ka Gatsibo aha ni mu murenge wa Gatsibo turi mu kagari ka Nyagahanga ahangaha tuhageze nyuma yuko uyu musaza apfuye urupfu ariko rwateje urujijo abaturage by'umwihariko batuye muri aka gace ndetse n'abavandimwe be cyangwa se n'abana be ndetse n'umudamu we muri rusange dore ko umudamu we avuga ko uyu musaza yari yiriwe mu rugo ari muzima nta kibazo afite ariko ngo mu isaha ya 11 z'umugoroba yaje kumusanga mu kazu gasanzwe kabikwamo ibikoresho bigaragara ko yapfuye ariko nubundi yapfuye asatuwe amara dore ko bavuga ko ngo bamugezeho afite amaraso menshi ariko nubundi ngo byagaragaraga ko yatewe ikintu mu mara kuko ngo amara yarari hanze umudamu wa nyakwigendera aradusobanurira uko yasanze bimeze. Mudugudu ni Kizinga akagari ni Nyagahanga umurenge ni Gatsibo amazina nitwa Nikuze Bereria yitwa Gaburiyeri Nkuru Nziza ngewe n'umugabo wanjye twashakanye twanasezeranye urabona imyaka tugezemo twari twaracuze nta bandi bana twari tukibyara noneho abana afite ni 8 nge nawe umusaza yaje gufatwa n'indwara nko yarayimaranye nk'imyaka 5 irashize pe yaratangiye gufatwa no kurwara ariko ubundi yarakomeye nta kibazo yari umuvuduko noneho arakomeza arivuza abaganga bakamukurikirana bakamujyana Ingarama yahwereye tukajya kumva tukumva ejo araje nta kibazo bakamuha imiti akajya yinywera mu rugo n'ubu hano hari imiti mana nuko ibyejo rero ahari nibyo mushaka kumbaza ejo yabyutse ari umuntu umaze iminsi aguwe nabi agendana intege nke pe nkazana ikirago cy'abaturage twebwe nkamushyirira hano akiryamira ibiryo tugateka igikoma tugateka wamuha ati nimumendirire hano ati mu nzu sinirwa njyamo tukabona ni umurwayi uko bisanzwe none ejo mu gitondo ndabyuka
dore ahantu nahingaga ngaha ni hafi cyane hano hafi y'umuryango mpinga agatabire maze kukagwiza numva ndarushye ndaza umwana ampa ibiryo yari ari hano uriya mukobwa ubonye yari atetse nuko nsanga yamuhaye yariye nta kibazo noneho nanjye mfata ibiryo ampaye ndarya maze kubirya numva ndasa nk'umuntu urushye nanjye nzana ikirago ndambura hano muzehe yararyamye aho nanjye ndyamye aho numva nduhutse ndavuga nti rero nahinze intabire kandi ngomba kuyitera nanjye kubera ko mfite uburwayi bungangarika mu ntoki n'ibiki navuze nti ejo nshobora kugangara sinyitere mumpe ibishyimbo nyitere ndabizana ndabitoranya mbishyira mu kebo nuko ndabijyana dore aho nateraga naha sinanahavuye umva bya bindi by'umuntu ahamagara umuntu ageze mu murima ngo vayo hano nkubwire nta muntu wamamagaye ariko muzehe araza afata agahabuzo araza arampaburira amakoma yaho nateye rwose mu rutoki ugiye wayaboneye y'ejo nuko arangije kuyahabura kubera ko twari dufite gahunda y'ubukwe ashaka guhabura ibitoki bikomeye ngo bigaragare neza azabone uko abitema ubwo nizo gahunda twari tunarimo umusaza arangije kubihaburira ampagarara uruhande ahubwo apanga gahunda y'ibyo bamuhaye ati nzabitema wowe uzagenda umuntu aguha igitoki ugitema ugisige mu rugo rwe utubwire tujye kucyenda urabona mfite abantu bashobora kubizana we ntuzikorere yari amaze iminsi arwaye aguwe nabi pe nuko icyo nakoze yaragarutse aza mu rugo ariko nyuma yaho akajya aza akahagarara hano urabona hano ko ari haruguru y'urugo akareba aho ndimo gutera arambwira atari ko se atari ko watashye nariko ndero nyamara ni ntago nta kano gatabire ntakamazeho ni kuko sinjya amenya uko ndi buramuke kandi koko nasaga ngira ngo biragura nuko uko mubwiye ndasa n'utari buramuke meze neza aratambika haruguru y'urugo rwa murumuna uri hepfo hano urabona hano hari agahanda gatambika na moto zicamo hano hari akayira nako kagenda bigahura mbona aratambitse imigarukire yo kugaruka nkagira ngo hari igihe yinyagaga akavuga ngo agiye kwinywera agashera akagenda nyine nta wenda kumukurikirana ngo birebe nuko nkavuga ni buriya gihe saneri agiye kwinywera agashera noneho ibyo kugaruka ngo agaruke mu rugo ntago namubonye nakomeje kunama ntera intabire ntago namubonye ahubwo noneho naje guhingura ndaza njya mu rugo n'ibintu nari mfite ndaza mbishyira hano mu rugo hari umudamu waje anyaka ubwatsi bw'imigorore yo guhinka yari ari munsi y'urugo hano arimo kuyahira ndabimwereka nuko birangiye ndaza mfata amazi ku ibase hano n'isabune nayisanze hanze ubwo nzi ko ibyiyone byagumye gutamba birimo byanayitwaye nzi ko nayisanze hanze aho iyi matori ihagaze niho isabune yari iri dore akangwe ngakariya ni nanjye bakashyize karacyahari ndavuga nti se niko ndeba abantu bose bagiye ni njyewe ndaguma hano njyenyine reka nze nkarabe hano hari umwana twatahiye inzu ejo uri inyuma y'urugo hano hirya hafi ndavuga nti wakaraba ni nkajyayo ko nabonye abantu baguma bajyayo ntinabura y'agashera nanjye nkinywera amazi nayakozemo rimwe bya bindi ukaraba ugira ngo ico ribanze riveho urumva ko nari niriwe mu rutoki ngiye kumva numva ikintu kiravuga ikintu cyavuga nkagira ngo hano hajya haza utugurube turya ibijumba tukaza tugatoragura ibijumba numva ikintu kiravuga ariko nkumva kiravugira numvisha kivugira aha ariko se ikintu kirimo kuvuga ubwo muzehe ntawe uhari uko yakagiye simenye ko yagarutse ntago nigeze mbyitaho urumva ko twiriranywe mbona ari muzima arimo guhabura utubyare aho nteye intabire nkasanga akajya inyuma agahabura ariko agenda naramubonye ariko imigarukire imizire yo kuza mu rugo hano sinayibona njyewe naje ntangiye gukaraba
nanjye ngo ubwo ninyaga njye kwivumbira ahubwo imana nimba izakomeza ikantera inkunga gutya simbizi ndimo gukaraba hano ngiye kumva numva ikintu kiravuga ntimbira reka mbikwereke nimba atari bibi kujyana kino kintu mfite do ntimbira gutya ntega amatwi ariko ikintu cyakomeje kuvuga ni igiki numva kirongeye kiravuze naratambutse ndagenda amagarara hariya dore ngwino rwose ndabikwereka kandi nkaba ndaje nzanye ibijumba nakuye aha nkunda kuhanika ibintu pe nzanye ibijumba nakuye magarara hano gutya ikintu kirimo kuvuga muri iyi nzu ni igiki umusaza nzi ko yagiye kwinywera agashera kuko ajya bitubwira ati ngiye kwishakira agashera ati kandi ndagaruka nonaha ngira gutya ndakingura nanze no kubiyora pe abantu bose bazabireba ngira gutya urugi urumva rwari rumeze gutya ngira gutya gahoro none yaba ari ingurube twakingiranyemo ngira gutya gahoro ubwo mba mbonye amaguru ntarareba ruguru mbonye amaguru dore n'imyenda yanjye yikuyemo aho yirambitse mbonye amaguru ikintu kinzamo ndakomeza urugi ndarujyana rwigira hano gutya noneho najye mpagarara hano gutya mba ndamurebye neza nkaho nahamagaye ntimuzehe mbona ibintu byamusohotsemo biri hasi maze kubibona mbonye amara ye yasohotse mu nda ari hasi ikintu cyafashe nanjye kirankurura nkaho cyanyisheho ubwo kirandeka nsubiza inyuma n'ibirenge pe subira inyuma n'ibirenge imyenda yenda yireba hano ipantaro arayambaye y'ikoboyi uyu mufuka wari uri hanze abana bavuye kuwuzana Mariya mabango ducana ndavuga nti Imana imbabarire kugira ngo mve hano nzagere hariya mu mbuga byabaye ikibazo ngira gutya ndiruka nagaruye urugi mbishyiraho gutya ndiruka ndaciye mu muhanda hirya biba biranyobeye ndongera ngaruka haruguru y'urugo hano ndongera nca hano buri muturage uri hafi ndamuhamagara mba mbonye abantera inkunga bajya kubwira abandi barepfiriye mu makabari nuko babageze hano ibintu bigenda gutyo ntago nzi ikintu cyamwishe ntago nzi pe icyo nzi nuko niriranywe nawe hafi ndi hafi ariko nta muntu nabonye mu Rwanda nibura ngo nasuhuze wenda gende saa 11 z'umugoroba noneho ukimugeraho aha mu nzu yari afite ibihe bikomere bigaragara igikomere nabonye nicyo cyamara yari yasohotse n'amaraso nahuye nayo kandi epfo ku maguru hari hazima amaguru niyo yari munsi y'akariya gatanda ubonye hano nta bindi bintu bibamo yibikiragamo ibicupa ibintu mbese byo kwanga ko abantu abana bazabyangiza nibyo byabaga hano nibwo bwa mbere numvishe yaryamye hano nta atavugaga ahubwo ko namugezeho asa nkaho byarangiye ikintu cyamufashe ntabwo nkizi ikintu cyari kiri hano gutyo ni na hano twabishyize hano kandi ni hano gutyo hari hanini bigaragara ko ari nk'icyuma nimba ari icyuma nimba none se ko twabuze icyuma nibura twavuze nta kintu twamusanganye twasanze ari umuntu urimo gupfa gusa ariko nta kintu twamusanganye keretse ikintu umuntu waje nkawe ushiritse ubwoba niwe waje kugenda ajyayo abona inzembe ebyiri inyuma ye n'ubu ziracyari hano nta kindi cyuma nta mushyo tugira nibura ngo turebereho ko ari wo yafashe nawo nakurahira hakurikiyeho guhuruza abantu baraza barabireba abantu n'abahuru umva baravuga ngo nta mugore uvuza induru nayivugije rwose
yaguye oya hano yahavuye atarapfa ngo arangize bamujyanye acyumva nimba yumvaga nimba kwari ugusamba ntabwo ubwo rwose nabisobanura ariko nkubwiye ibyo nabonye ko ari ibyo yaguye nihe i Kanombe. Nyuma y'uko ibi bibaye uyu mudamu wa nyakwigendera avuga ko yihutiye guhuruza abaturanyi be ndetse n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi ariko abahageze bose nabo bavuga ko basanze uyu musaza urupfu yapfuye ruteje urujijo dore ko n'ubundi byagaragaraga ko amara ari hanze ndetse by'umwihariko yari yavuye amaraso menshi. Ngewe nitwa Ndagijimana Jean Marie Vianney, ndi nk'umwana w'uyu musaza kuko ni data wacu avukana na papa neza mwase na nyina. Byari saa 11 mu masaa 11 donc hagati ya saa 11 na saa 11 n'igice nibwo nashyitse hanyuma sanga imbaga nyamwinshi y'abantu iri hano twihutira kugira hariya muri kare kumba uriya musaza yaguyemo mu kugiramo urumva byari biteye ubwoba ariko twanagezemo ngendibuka nagezemo yasaga nkaho aryamye agaramye twarungurutsemo nyine nk'abantu babagabo dushira ku bwoba hanyuma tubona aracyahumeka byo kuka gakeya hanyuma tubona aryamye agaramye muri uko kuryama agaramye amara yari yasohotse hanze yari yavuye hanze bigaragara ko doko bari hagati aho bita ngo ni muri mugabuzi nk'ahangaha niho hari hakomeretse cyane imvuga cyane umva kari cyane ayo mara yasohotsemo. Nta kindi twari gukora hanyuma tugira ubwoba bwo kuba twanamwegera n'amaraso yavuye dusa nk'abagaruka inyuma gatoya kuko n'imbaga nyamwinshi y'abantu yari imaze kwasakara. Ubwo twahamagaje rero ubuyobozi buraza no kugutegereza ngo bibuze duhamagara imodoka ipfinginge be yaza kudutabara. Iyo modoka ntago yihutiye kuza twitura kubira kwa muganga nibara duhe kaburankari tumushyiraho tumujyane kwa muganga. Muri uko nguko gutegereza ibyo ngibyo bidutabara ninjiye mu nzu sanga noneho yaryamye yiyubitse yanyamye urumva ayo marahise yaryamira hanyuma burankari raza turamuterura tumushyiramo tumujyana kwa muganga Nyagahanga kuri centre de santé. Donc ibikomere yari afite naho ngaho hari hakomeretse cyane ariko cyane urumva amara niba yasohotse uko biri kose yari yakomeretse cyane hanyuma nangaha ahangaha ku ijosi wabonaga hariho ibikomere ariko ari amaraso yuzeho rukubona rudukomere dukeya urumva kumutera icyo gihe twamutera n'ubundi dusa nkaho tumureba no kumushyira kuri burankari twamushyize none haribwo dutangira kubona ko yagiye akomereka n'ahantu hose urumva yinyagambuye yinyeganyeza no kubabara n'iki tugenda tunamucundagura kuko nakore twari kubigenza. Yego umuntu wahageze witegereje wabonaga ko ibyo bikomere ni cyuma ni nzembe nk'uko bavuze ko ari zo bamusanganye ubonaga ari ibikomere bigaragara nkaho ari byiki. Twabonye ni ibikomere binini cyane cyane nk'icyo cyari kiri hano muri Mugabuzi ariko izo nzembe zo ntago mpamya ko arizo zakoze ibyo ngibyo kuko inzembe twazitegereje icyo gihe n'inzego z'umutekano nka komanda Mugira yari amaze kuhagera none izo nzembe arubwo tuzireba ahantu hari umukungugu izo nzembe rero nta kantu bavanguka k'iraso ryari ririho zari ziri zonyine nta kindi kintu cyari kiriho rwose nta kindi cyuma twigeze tubona hafi aho ngaho twembe tubiri ntago rero wavuga ngo wenda izo nzembe nizo zamukomerekeje twashatse ikindi kintu cy'icyuma cyaba cyakoze ibyo bintu turakibura. Saa 12 n'igice ndumva aribwo nangeze mu rugo mvuye kuzana amateke y'ingurube ngeze mu rugo rero umuturanyi wanjye abaramamagaye ati Shinani ati birarangiye se ni Shinani yaragabwe ubundi arwaye nuko barambwira ati reka dati yari muzima nuko abana barambwira ati ati nahuye nawe atamanuka sanere ataranasuhuza ati bitesha ndavuga ati ni byiza ati kwa ko nari nikoreye ubwatsi bw'amatungo ati mbura nuko muhinoki atasuhuza ukuboko Shinani ngo yajya gasanere. Ubwo rero nyimara kubyumva gutyo mbwira mukecuru uwo ngo warunabaje warubimbwiye gutyo ndamugana ngaho she tujye kureba uko bimeze nago twakomeza kumva amagambo gutyo tutagiyeyo ngo tubari ibyo twabonye. Turaza dusanga hano abantu barahari tugeze hano nuko tuvuga se ari he ngo tumurebe tuzavuga ibyo twabonye nuko nuza Gasiri yari afite urutoroshi rungana nk'uru ubwo aramurika muri karakazu ko hirya turamukurikira turareba turebye dusanga yubitsinda gutyo maraso yuzuye mu mugongo nibyo bintu byonyine nge nabonye neno turasohoka na Gasiri arasohoka
turaza twicarira hano turicara noneho tuvuga ati mugende muzane ingobyi muheke umuntu ari kuvuga ntago arapfa ntago ararangiza mumuheke mumujyane kwa muganga nuko abagabo b'abasore bafashamo ingufu baragenda bajya kwa muganga baraza bamushyiramo twari twicaye hano bagiye kumushyiramo duhagarara hano ku ruhande ngo turebe ibyo bavugaga yuko ari byo koko bari bamuhambiye igitenge mu nda gucya icyo nabonye hano n'umwobo nicyo nabonye atubera amahirwe nose twahageze n'ubundi uko bahuruzaga nge n'abana basanze mu rugo barabimbwira bati umusaza arapfuye none uri hano urimo guhinga ubwo nihingiraga ku kurugo nimurabeshya isuka nayikubisaho ndazi maje kuza nisarahagana hehe baba muri umuna w'uyu ati derari hano aho ninjiye twareberaga ku ruhande kuko hari busuni ku rugi rukamukubita turangije rero turareba kuko nasanze aryamye amaboko areba gutya ariko yarebeje amara yasohotse ari hanze tubireba dutyo tutisubuye umuntu umwishe gutya ninde ko nta muntu turimo kubona abana bakavuga ngo hari umugabo wari uhari ati turahabona inzembe kuko twarebaga twishishaga ubwo aho birangiriye rero tumaje kubireba turaza tujya hari abantu byari nk'isoko nibwo rero batangiye bati ubu turamugeza dute kwa muganga bashaka ubufasha bwo kugira ngo bazane iyo ngobyi yo kwa muganga bamutware njyewe nkihagera nari mvuye mu gishanga kwahira nitura ubwatsi kubitana n'uyu mukecuru azarira ahuruza ati umuntu abari murebe urupfu upfushije noneho muzehe niba yijobye ibyuma cyangwa nimba arabimuteye simbizi mu kuhagera twakubitaniye hano ku irembo twinjira nawe akomeza ajya gushaka abandi tuhageze nk'uko yabikubwiye dusanga umusaza aryamishije urubavu amara ari hanze iki cyo nakoze ni sefata telefone mpamagara abakobwa be n'uyu mugabo ndamuhamagara n'umuturanyi kuko turaturanye n'uyu hano nuko byatugendekeye ubwo tukora gahunda gutyo kwa bwisone tumujyana kwa muganga none ubwo nibwo nyiva mu kazi nibwo nze mbisanga ngo byarangiye ntago nari mbese nyuma yo guhuruza abaturage n'inzego z'ubuyobozi zarahageze uyu musaza biba ngombwa ko bamugeza ku bitaro ariko n'ubundi biza kurangira bamwohereje ku bitaro by'i Kigali kuri ubu ngubu tugeze no muri uyu mudugudu inkuru ihari ari uko yageze i Kanombe ariko akitaba Imana amakuru aturukayo aravuga ko bamusanzemo icyuma mu nda ibi ngibi bikomeza guteza urujejo abatuye muri aka gace kuko badasobanukirwa urupfu yaba yapfuye umukobwa we yamamagaye nka saa 4 saa 5 abimbwira saa 3 cyangwa saa 4 arambwira ati umusaza yari kumbaza mukuru we hano ntumwa ni telefone nayigenanye mu kazi ninjye uyifite arambwira ati ariko se gasore mu gihe ku musaza ninde wamugezeho mbere ntabwo ati ni umukecuru niwe waje uduhuruza ati se yasanze akomeze kurana iti ni kuri aho twamusanze niko nawe yarameze arambwira ati abaganga bambwiye ko gahunda yo kubaho ntayo ari amahirwe make ati kuko bamusanze icyuma mu nda cyamwangije amara ubwo niyo makuru arambwira ati ubwo baramamagara umusaza wahise umuhamagara arambwira ati kamwitabe nibwongere nkuvugishe guhera ubwo ntabwo ngiye kumvugisha ngeze hano nibwo mbyumvisha abaturage batuye muri aka gace by'umwihariko abaturanyi ba nyakwigendera bacyumva ko uyu musaza yapfuye bose baguye mu rujijo ariko akenshi bakibaza icyaba cyarabaye imbarutso y'uru rupfu bikabayobera dore ko ngo aka kazu bamusanzemo hakiri kare kuko ngo bamusanzemo saa 11 z'umugoroba ndetse ngo n'umudamu we yarari hafi aho ngaho bakibaza icyo yaba yarazize bikabayobera ahangaha niho aba baturage baheraga bagaragaza icyo bakeka ko gishobora kuba cyarateje uru rupfu ngo uwo musaza ngo yaguze urwembe ngo arisatura ariko nta musaza wakora ibyo bintu yiyubatse buretse byavugwaga ko ari iki cyatumye yisatura se ntacyo ngo ubwo bavugaga ko yagiye kugura urwembe k'iyi ngo akisatura uwo muntu yakwisatura abishaka hari umukobwa yakosheje amaze kumukosha amafaranga bayamwimye noneho najya bitoki benda gutema ngo bazakoresha ubukwe bya bitoki nabyo
wa mukobwa akabitema akabigurisha. Icyo bigaragara ko umusaza wenda yari yirambiwe, nta muntu bafitanye urubanza impande n'impande. Gusa ikintu kigaragara cyo umusaza yajyaga agira indwara yitwa ngo ni umuvuduko, wenda ashobora kuba byamuteye umujinya, wenda bikamuza mu bwonko. Nta kintu na kimwe yigeze yagira gute yatangariza nk'abantu ati ndarwaye, nararembye, nagize ubuhe, habe n'akantu na gake. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri twavugaga, watekereza nyina akakiriho yiyahuriye iki? Ko si nyina nibura ngo yamuteye umujinya, nibura ngo yaravuze ati bana twaratonganye. Kuki muri gukeka ko yiyahuye? Gukeka ko yiyahuye biragaragara ko aramubwira ati nta rwembe ruhari, arangije ajya kugura muri butike. Umusaza amaze kurushika yaje, nibwo yahuse ajya muri iyo nzu, nibwo yikoze ibyashaka. Niba wishe nta wamwishe, nimugire umuntu ubota ngo wishe umuzehe, ni sogokuru ndamwemera, nta wamukoze niwe wishe. Reka rero mbabwire ukuntu njye nabibonye nk'umuntu w'umuturanyi. Njyewe narindi hano ntetse nza kugira, ngiye kumva numva umukecuru aturutse hariya azavuga ati ngwino nabare, ati ngwino urebe, ati tebuka uzireba, ati namara yonyine. N'ibiki bibaye mukecuru? Ubwo baburanyije mutanga imbere, ndirukanka nk'umuntu ufite ibakwe biga, ndiruka ndagenda nyibaye nyigerayo, ati reba hepfo ngo ureba hepfo, nise nihe? Ati reba hepfo, ati ndeba hepfo namara yonyine. Ndatambuka ndebye kucyo ndungurutse gutya n'amaso yanjye, ubwo buranyica asubira inyuma, nti Mana yo mu ijuru, Mana ishobora byose, yewe ya Rabbi, ntibitubayeho ni ibiki koko ya Rabbi? Nigira inyuma ho gato, ndongera ngarukayo kubera ko nari misengira ubwoba cyane. Ndongera ndagaruka mpagara gutya, ntabwo namwegeraga, umutwe we ntabwo wagaragaraga, wari uri inyuma y'urugi. We yaryamye, ibyabaye intambike, amaguru yenda gukora ku kameza muhabonye. Nuko noneho ndahagarara ndareba, nditegereza, ngira gutya ntega n'ugutwi ho gatoya, nkumva harashaka kumera nkaho hari akuka kakiza. Ni Mana yo mu ijuru, ubu ninde uri budutabara? Umukecuru yahise yiruka nkaciye haruguru y'inzu, aragenda ahuruza hirya mu ngo zo hirya. Ngiye ndasunika amagarara mu irembo, ndahaguma ngiye kubona mbona undi mudamu wa kabiri nawe yahira gutwatsa, naje yiruka nawe ntitambuka urebe, ndagenda ndamwereka ntitambuka urebe, harareba ati ibi ni ibiki bitubaye, ahita amanuka ajya guhuruza abantu ku mudugudu hara hepfo ku isangano. Ngiye nanahasigaye, abantu bose baje bahasanga mpahagaze, n'umushyitsi wamfashe ndi guhinda umushyitsi, nimutambuke muze mbereka ibintu bitubayeho muri uyu mudugudu twabaho n'ibitubonye ikibazo. Turatambuka barareba, nabo ntibamwegereye, bagize gutya baramureba, amara yose yasohotse ari hanze. Noneho hejuru y'amara hari ikintu, niba ari urura runini ntumbazi, cyari cyasohotse, yandi ari hasi byagiye hasi, ikindi cyasohotse gitunereje gutya. Nuko abantu bose barahagera, baraza barareba, ubwo b'amatelefone barahamagara, nuko ducaho turavuga tuti ibi nta muntu wamukora, nta n'uwanamwegera keretse ubuyobozi bumaze kuhagera bakareba uko ibintu bimeze. Nuko muri ako kanya nibwo abantu bagiye ab'umuryango we ku giti cye baje barahagera, ngo nibo bamwihinduye. Sinigeze mugerera, ngera no muri ako kazi sinakageze, usibye ko nahagaze imbere yako gusa, natinye kwajya ntejo batagira ngo wenda ndahuruye, wenda hari ikibazo mukoreye. Nuko ibintu njye uko nabibonye, nkeka kuri musaza yabari nawe wishe, nkeka kari nawe wabayishe, kuko n'ubundi mu buzima bwe amaze igihe kinini yararwaye, akajya ajya i Kigali, akajya mu mavuriro hose, yanamara gukira akavuga atari ku bundi buko ne narapfuye nagarutse kwenda iki. Tutihangana, Imana niyo nkuru, tutihangana ubu munsi wawe ntago uragera. Umusaza akabaho gutyo, narindi ribirye ntawe yeruriraga, dore ko atakundaga gupfa kuvugagura gusa, yaba yakuganirije, niba gukunza kukuganiriza akabara kwihoreye nta bindi. Ubwo twe twavuze ati wenda yarababaye cyane se kubera ubuzima bwagumye kumugeza kure, byagenze biti no muri iyi minsi ngo bari bamuvanye mu mavuriro, ubwo se wabimenya ari biki koko? Ubwo ni uko nabibonye, nkurikije ukuntu nge namubonye buriya rwose nongere mbisubiremo, nge navuga ko yaba ari we waba yiyahuye ku bushake bwe, kubera ko yababaye, yarwaye cyane igihe kinini, ntago wamenye uko bimeze. Kandi uko avuyeyo inshuro nyinshi bamujyana ari umupfu, tukajya kumuterura yirumaguye, yanaviriranye, tugaterura tugashyira mu maboko tukajyana kwa muganga, bwacye bakamugeza Ingarama, Kanombe, kongera bakamugarura umuntu wacu yakize.
ariko mu buryo bwe wabonaga ubuzima avuga ati ngewe rwose ubu guhora ngenda nkagaruka kuki ntapfa biterwa n'iki tuti ntabwo umunsi wawe uragera nuko ubwo rero twabibonye ducyo nk'umuturanyi uhatuye pe nanahahuruye mbere. Abaturage batuye muri aka gace by'umwihariko abo muri uyu mudugudu bitewe n'uko ngo aka gace gakunze kumvikanamo urugomo rwa hato na hato ndetse rimwe na rimwe rubyara impfu zidasobanutse, barasaba ko icyifuzo cyabo ari uko muri aka gace umutekano wakazwa, dore kuretse uyu musaza ngo witabye Imana suyu gusa kuko batanga n'izindi ngero z'abandi baturage ngo bagiye bamburwa ubuzima. Twebwe ntago twaba ngo turakeka umuntu runaka cyane ko nta no twasanze aho ngaho, ariko icyo twifuza ku nzego zibishinzwe nuko zaguma gukora iperereza, hanyuma ikizavamo byagaragara ko ari umuntu wamugiriye nabi akaba yahanwa n'amategeko akubahirizwa, nta kindi kintu dushobora kurenza kuko birababaje birababaje. Nawe umusaza wacu ni umuntu wakundaga kuba yasabana, mwanaganira akivamo ku kantu kose akaba yakubwira akiva imuzinga akakubwira, nta muntu babaga bafitanye ikintu cy'ikibazo ntawe pe. Ni nawe wundi ntago wavuga ngo aragendaga ngakanywa muri kabari ngagasinda, yagendaga akagura kagwa ke akakazana akicarira mu rugo akakanywera mu rugo akigira mu murima we akabifite agashera, ubundi ku mugoroba saa 11 yabaga yibereye mu rugo, nta muntu babaga bafite amakimbirane tuzi yatubwiye. Ikintu batumarira nka polisi babashinzwe umutekano nuko badukurikiranira nk'uwo muntu bamumenye bakamuhana ubikwiriye ku buryo n'undi yanareberaho ati ntago nasubira mu rugomo nk'urunguru kuko byatubabaje. Aho yaragize uyu musaza yari umuntu warutuje mu rugo iwe, yahagira mukaganira akumva kutamuva iruhande, nawe ukumva utanahava n'inkono yanashirira. Yari umuntu warutuje wa mana we, nuko umuntu yabivuga umuntu nabyumva, yaratuje wageraga kumva ko mwakwigumanira. Zakaza umutekano no kuguma gukora iperereza bakareba byagira uwo bihama akaba yabihanirwa, bikabera abandi urugero kuko urabona abantu barakomeza bagenda bicwa buheriheri tukabura babishe, kuko ni nk'umuntu ugeze ku muntu wa 5 mu kagari ka Nyagahanga wishwe kandi akicwa n'ibyuma ariko bamwishe bakaburirwa irengero, n'uwaho umuntu agapfa n'abafashwe bakagira bakagaruka kandi umuntu agapfa bikarangira gutyo. Ubwo bibumva bidakomeje bidakajijwe umutekano n'iperereza byazurira agafata indi ntera n'abandi bakabigenderamo gutyo. Twasabaga rero babifitiye ubushobozi n'uburenganzira kuguma mu iperereza, ubwo byagira ibyo bafatisha natwe tuzabyumva gutyo. Bazatsinda Pierre Karaveri ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyagahanga, ari naho ibi byabereye. Mu kiganiro twagiranye nawe ku murongo wa telefone yavuze ko nk'inzego z'ubuyobozi zikimenya aya makuru zahise zitabara, ndetse kuri ubu inzego ngo zishinzwe iperereza zatangije iperereza, dore ko nawe avuga ko kuri ubu batazi icyaba cyarabaye imbarutso y'urupfu rw'uyu musaza, dore ko ngo nta n'ikindi kibazo bari bamuziho. Ariko abandi bakavuga ko hari ngo nabamubonye avuye kugura inzembe. Ayo makuru yose ari kuvugwa n'abaturage batuye muri ako gace, nk'ubuyobozi hari ikintu mwe mwigeze muyumvaho? Biragoye kumenya icyamwishe, ariko ikigaragara urwembe ntabwo bakora bya bintu rwose pe. Ikigaragara urwembe aho rwakatana hatandukanye n'aho icyuma cy'icyuma. Hari igikomere kinini cyane kigaragara ko ari umucyo bacyoresheje, kandi izo nzembe uko nazibonye ni utwembe tugaragara nko kujisha. Hari urwembe rushaje ruriho umugese, bagerageje no kuvugisha umuntu babona yagiye kugura urwembe, arafata urwembe ntabwo ari urwo namugurishije, urwembe namugurishije rumeze gutya, ariko ikigaragara ntabwo urwembe rwaba rwakatsigika n'uruga imiti no mu nda rukahafatura bagashyiramo icyuma n'imbere. Ibintu bigaragara wenda ko dutekereza ko asaba kuba yinjiye mu rugo, dore ko nta n'umuntu wari uwinjiye, niko ntekereza. Bafatiranye n'abajura bari baje nko kwiba, niko natekereza. Hanyuma wabona yarabonye kugira ngo wenda bazibanganye inyuma batazabavuga, bakaba
batera ibyuma kuko dufite kimwe z'abajura basigaye bibisha ibyuma turwana nabo buri munsi ariko ubujura burahari busanzwe buhari rwose bahageze rwose bazengurutse cyane bakoranye n'inzego za polisi komanda sitasiyo yahageze hari n'abandi bashinzwe iperereza bahageze wenda tutabashije gupfa kumenya ngo ni bande ariko inzego zahageze kandi n'ubu ngubu turacyakomeza gushakisha amakuru kuko ntabwo twarekera aho ngaho inzego zibishinzwe ziba zikomeza gukurikirana kugira ngo tuze kureba ko hari icyo twamenye. Nyakwigendera wari mu kigero cy'imyaka 77 tuvuye muri mudugudu amakuru dukesha umudamu we nuko ngo babyaranye abana bagera ku 8. Abaturage batuye muri aka gace bose bababajwe n'urupfu uyu musaza yapfuye, bakaba bahuriye ku cyifuzo kimwe cyuko basaba ko inzego zakora iperereza by'umwihariko hakaba hamenyekana abagize uruhare muri uru rupfu cyangwa se icyabaye imbarutso kugira ngo uyu musaza yitabe Imana ariko n'ubundi yishwe bigaragara ko yaba yasatuwe amara. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, reka nkushimire wowe tubana umunsi ku wundi.